nshuti mwene data, hari ibintu byinshi twifuza cyangwa twakwifuriza abo dukunda, yaba ari amahirwe, yaba ari amafaranga, yaba ari ubuzima bwiza. Ni ibintu byinshi bitandukanye tuba twifuriza abo dukunda, ariko se niki cy'ukuri cyaramba kurusha byose? Niki wakora wasigira umuntu ukunda kugira ngo ubuzima bwe butazahungabana iteka ryose? Uyu munsi reka tuvugane ku murage w'ukuri, umurage utabora, umurage utandura, umurage udashira wasigira uwukunda, yaba ari abana bawe, yaba ari ababyeyi bawe, yaba ari inshuti zawe, kandi bakabaho mu buzima bwiza iteka ryose. Mu Migani igice cya 13 umurongo waho wa 22 haranditse ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Ariko nshaka kuvuga naho ngavuga ngo umuntu mwiza asiga umurage uzagera ku buzukuru be. Utanze umurage mwiza ugera kuri bose. Iyo tuvuga umurage, benshi bahita batekereza ku mitungo, inzu, ubutaka, amafaranga cyangwa ibintu bifatika, ariko ibyo byose birashira. Ni ibintu bishobora gusenyuka cyangwa kuburirwa agaciro, mbese bitewe n'uko imyaka igiye itandukanye ibyo bintu bita agaciro bikavaho bigashira. Nawe ubwawe iyo utabitunze neza wabisigiwe ntubigirire agaciro kabyo ngo bikomereho, birashira. Ariko reka turebe ngo umurage w'ukuri ni uwuhe. Yesu niwe wabivuze neza muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20 haranditse ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Umurage mwiza, ubutunzi bwiza nibwo mu ijuru. Nitubikire mu ijuru, mbese nitubike ubutunzi mu ijuru. Ese kugira ngo tubike ubwo butunzi bwo mu ijuru, tubikire mu ijuru, ni gute? Nukumenya Yesu Kristo. Umurage w'ukuri si ibintu tubika mu nzu nk'uko muri Matayo bitubwira neza. Urumva icyo Yesu ashaka kutubwira? Ni ubuzima tubika mu mitima yacu. Niki turi gukora? Niki mu mutima wacu hameze gute uyu munsi? Uwo murage dufite ni uwuhe? Umurage mwiza ni umurage utangwa n'urukundo, kandi urukundo rw'ukuri rugaragarira mu gusangiza abandi Yesu Kristo. Iyo ufite Yesu Kristo muri wowe, uba ufite urukundo muri wowe, uba ufite amahoro muri wowe, uba ufite kugira neza muri wowe. Ibyo byose rero ugasangiza abandi, ukabaha umurage mwiza ku buryo bazabasha kubaho ubuzima bwiza bafite Yesu Kristo. Iyo ufite Yesu Kristo muri wowe ukamubika wenyine, ntacyo uba umaze. Ni byiza ko wakabaye nyine ubisangiza abandi, wumva ukunze izo nshuti zawe, abana bawe, ababyeyi bawe, uwo ari we wese, kugira ngo nawe abashe kugira uwo murage. Kuko nk'uko twabibonye mu Migani bivuga ngo bigere no ku buzukuru bawe, abuzukuruza, mbese bizagere kuri bose, kuko uzaba utanze umurage mwiza. Mu by'ukuri iyo ukunda umuntu uba umwifuriza ibirenze iby'isi. Wamwifuriza amahoro yo mu mutima, ibyiringiro bitazashira, n'urukundo rudashira. Ibyo byose rero biba muri Yesu. Yesu niwo murage ukomeye kurusha byose. Atanga ubugingo buhoraho, atanga amahoro y'ukuri, atanga ibyiringiro byo mu ijuru. Iyo usigiye umuntu Yesu, uretse no kuvuga ngo ndagwana mu musigira kuba warapfuye, ariko n'ubu ngubu ukiriho kuko nicyo gihe cyo gukora. Iyo uhaye umuntu Yesu, umumuhaye gukira, ubumuhaye umunezero, ubumuhaye umwuka w'Imana n'ubuzima buzira umwijima, kuko muri we aba yumva afite amahoro. Mu by'ukuri iyo ufite Yesu muri wowe uba ufite amahoro, kandi wowe umufite, ibyo ndi kuvuga urabizi. Byaba byiza rero ubisangije n'abandi ukunda, kugira ngo nabo bagire ya mahoro mu mutima ayo nawe wumva ufite uyu munsi. Ariko se uwo murage wowe tuvuge ngo wawutanga ute, cyangwa se ubu uwutanga ute? Rero banza usangiza abantu ijambo ry'Imana. Ubwira bukunda ibyo Yesu yagukoreye, uburyo yaguhinduye, uburyo yaguhaye amahoro. Bumve nyine ko nawe uri kuba muri ubwo buzima. Noneho nabo bumve bifuje kuba muri ubwo buzima nawe uri kubamo. Ba icyitegererezo cy'ubuzima bwa Yesu. Mbese bantu nibakubona, bakubonemo Yesu, babone kuri kumuviva, kuri kubana nawe, nabo bumve bishimiye kuba babaho ubuzima nawe ubayemo. Mvuga kuri iyi sije y'umurage umuntu yagakwiye kuha abakunda, umuntu yagakwiye gusigira abakunda, birahita bimpa kuvuga ku nzozi Uwiteka yampaye. Nabonaga Pasiteri Antoine Rutayisire
ari kwigisha imbere bari bari ahantu mu nzu nini, ariko ubona imeze nk'ama esikariye agiye asumbana, ubona abantu bagiye bicaye nk'abasumbana. Mbwirwa ko nyine ari yigisha abantu, yaba abana yaba bakuru yaba bakomeye, nabonaga yicayemo n'abantu bakomeye, mbona bicaye ahantu umwe imbere, abandi bantu mbona bari hanze. Icyo gihe numva ijwi rimbwira ngo abo bantu bari mu nkuge. Ibyo byose ku muntu waba uzi inkuru y'inkuge ya Nowa, uburyo yubatse inkuge, uwo ari wese yumva icyo inkuge isobanuye. Icyo nabashije gusobanukirwa nuko inyigisho, ubutumwa bwiza Antoine Rutayisire atanga nuko mu by'ukuri ababushyikiriza abari kubaha umurage mwiza. Mu by'ukuri bari mu nkuge, barimo n'abantu barokoka, ariko kugira ngo nyine nabo barokoke nuko bazakira ubwo butumwa bwiza. Ubu nibaza ko rero uko kuntu nabashije kubibona, uko kuntu nabibwiwe, bisa nk'ibigaragaza byerekana ko abo bantu bumva ubwo butumwa bwiza bubakora ku mitima, kandi hari benshi ubwo bahinduka nyine bukabafasha nabo bakabasha nyine kwakira Yesu muri bo, bakabasha kugira amahoro muri bo. Bivuga ngo rero Antoine Rutayisire yararimo aha abo bantu, cyangwa abantu abaha umurage mwiza. Mu by'ukuri icyo navuga nsozerezaho nuko abantu benshi baba bumva ko umurage nta kindi ni uguha umwana ubutunzi, ayo mazu wenda ababyeyi bubatse bakayabasigira, ibyo bibanza iki, ariko ntabwo ari bibi gusigira umwana ibyo ngibyo. Ni byiza, ariko wabanje kumuha Yesu, kuko iyo afite Yesu muri we ibyo bintu abikoresha neza, ariko iyo adafite Yesu muri we ibyo bintu abikoresha nabi. Njya nibuka ubuzima nigeze kubamo, nakoreye amafaranga nkiri mutoya, noneho nkajya mera nk'uyatagaguza, nkagurira inshuti, ngasangira n'inshuti. Ntabwo ari bibi kuba narasangiye nabo, nta nubwo ari bibi n'uyu munsi kuba umuntu yasangira n'inshuti, ariko iyo ya mafaranga n'umuntu yabonye, cyangwa ukagira ubutunzi ukabubona, ariko ukabubona ari ubwo gutagaguza gusa, nta kindi kintu nawe ubwawe wimarira, nta kintu biba bikumariye. Ariko mu by'ukuri iyo ufite Yesu muri wowe, iyo wagira ubuntu ukagira umurage wo guhabwa Yesu muri wowe, na wa mutungo na ya mafaranga urayabona, ukabiha agaciro, ukamenya icyo ukwiye kubikoresha. Icyo gihe rero ukora nyine iby'ibanze, n'ubundi ugashaka n'inshuti mugasangira, n'aya mafaranga ukayajyana n'ahandi, cyangwa se n'ibindi ukabikoresha ibindi, ariko ufite n'ibindi by'ibanze wakoze, ku buryo ushobora no gusanga icyo gihe ushobora no kuvuga uti ngiye kugura wenda ngure ibintu bitantwaye agaciro kenshi, ariko mbanze gukora wenda icy'ingenzi, ngura wenda se n'ikibanza, ngura inzu se, ariko noneho nyuma nze gushaka n'inshuti dusangire, nze wenda no gufasha abana, nze gukora n'iki gitandukanye, ariko nawe ubwawe hari icyo wimariye. Niho handi usanga rero iyo udafite Yesu muri wowe ugirirwa amahirwe, Uwiteka akaguha umugisha, ntuwubyaze umusaruro y'icyo yawuguhereye. Nshuti mwene data, nakubwira ngo umurage ukomeye rero si ibintu tubika mu maboko yacu, ahubwo ni Yesu tubika mu mitima yacu, kuko nitumubika mu mutima wacu azadufasha no kubasha kubika ya mitungo yindi. Kandi iyo tumusangije abo dukunda, tuba dutanze ishema kuri Yesu Kristo, tuba turi kubaha amahoro mu mitima yabo n'ubuzima buzira iherezo, kuko iyo uri kumwe na Yesu Kristo ubuzima bwawe bwose bugenda neza. Icyo rero nagusaba nuko wakora like, ugakora share ku nshuti, ku muryango, kuba wumva bose wagakwiye kwifuriza kwakira Yesu, cyangwa ku murage nyine wabasigira wumva ko yaba ari Yesu. Ndetse ngusabe wandike no muri commentaire uwo wumva nyine wowe ubwawe wakwishimira guha uwo murage, kandi ngusabe ngo ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduha n'umugisha.